hanyuma nta marira Imana itahoza kandi nta gahinda Imana itavura. Icyangeyeho tarihe Imana itahindura. Somera amagambo ari mu Batesalonike ba mbere bice 4:18. Ntabwo nyatindamo cyane aya magambo. Abatesalonike ba mbere bice 4:18 ni amagambo avuga ngo nuko mubwirane aya magambo mukomezanye imitima. Amen. Kandi muhumurizanye muri aya magambo. Kadusome Abatesalonike ba mbere bice 4. Abatesalonike ba mbere bice 4:18. Nuko rero mumaranisha imibabaro. Hanyuma mumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo. Kubwirana ayo magambo tayongiye kubabwira. Amen. Mumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo. Hari amagambo ari mu gitabo cya Obadiya havuga ngo ntukarebere ku munsi wa naneso kandi umunsi yageramo ibibazo uramenye ntukarebere. Mukanya turazana igiseke, mukanya turaza gushyira igiseke cyo gusura abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 kandi tuzabaso. Icyo giseke kirarangirana no ku kwezi. Buri munsi wo materaniro icyo giseke uku kwezi kwa 4 kigomba guseruka hanga. Amagambo umva wabuzuwe imyaka 28 irarangiye ni nkaho ari ejo hashize. Erega utarahuye n'ibintu ntabwo abimenya. Wanyuze mu kintu burya niwe ukimenya. Of course wanyuze mu kibazo niwe ukimenya. Hari gishobora kuvuga utese imyaka 28 kwirangiye akaba ameze neza nta cyabaye buri afite ikibazo cye. Aragifite. Wabuze umuntu we nubwo hashira imyaka 100 ni bihora rejo. Yesu nashimwe. Haleluya. Wanyuze mu kintu ni ukimenya cyane kandi pe ubanye umuntu agize ikibazo mwubahe hanyuma wubahirize na situation arimo. Mukomezanye umutima kandi mubwirane aya magambo. Umwana w'umukobwa umwe Kararisa wakoze ubukwe usengera hano wifubye yaramye ati mama tumuku impererano tazo nshaka icyama nkazabona abantu banahiro. Kararisa yarambwiye tumva icyo ndi gusengera. Bukubwe bwaregereje turi muri Bride Show. Aranyihererana arambwiye tumva mama tumukundi ikintu nshaka. Ntabwo nshaka intwererano. Icyo ndi gusaba Imana ndashaka abantu bazabutaha. Nubukwe nagiyemo kuva mu gitondo kugeza nijoro. Nibwo bukwe bwa mbere nagiyemo kuva igitondo kugeza ijoro. Nibwo bukwe nitabiriye Bride Show. Kandi koko itorero ryaramushyigikiye. Malgré nta miryango nta shinge na rugero. Niko mu Kinyarwanda bavuga ngo nta shinge nta rugero. Kararisa yarambwiye turi muri Bride Show aranyihererana. Arambwiye ati mva nkubwire mushu. Intwererano ntazo nshaka. Icyampa nkazabona abantu bicara mu ruhande rwanjye. Ndamubwira nti uzababona mu izina rya Yesu. Kuva warageze mu icyaki kwabukiye mu rusengero itorero no muryango tuzakugaragira. Tuzaba abanyoko wanyu, tuzaba abanyogusenge, tuzaba umva twabwiriwemo kuva mu gitondo kugeza ijoro byose. Tamarira Imana itahoza tagahinda Imana itakiza itavura kandi tariheri Imana itakwibagiza umuntu. Magambo ari mu Batesalonike ba mbere bice 4:18 nuko mumaranisha imibabaro kubwirana aya magambo ngiye kubabwira. Amen. Hari amagambo ari mu gitabo cya Ingoma za kabiri. Ingoma za kabiri. Gahinda ni kabi karagatsindwa. Agahinda ni kabi. Turashima umwami w'abami. Sorry.
turashima Imana yomora inguma, kavura imvune, komora ibisebe bivirirana. Hatabaye Imana yakubwira ngo impore, umuntu ntacyo yakumarira. Hatabaye imbaraga zive mu gihugu cyo mu ijuru, umuntu yakwishyira mu kagozi cyangwa akajya muri etaje yo kwa Makuza akagwa hasi. Hatabaye imbaraga z'Imana ishobora byose. Akoze kugira ngo abantu birirwe biruka ku misozi n'impiri kandi batazi icyo bazira gusa amasura ku misozi n'impiri. Abo basangiye, abo bagaburiye, abo bashaki, abakoranya amakwe ku misozi n'impiri ku gasozi. Tawe yibye, tawe yatutse, tawe yagize ate? Umva, rurimi rw'amahanga nirwo ruvuga ngo never again. Ibyabaye ntibizongere kuba. Nukuri kw'Imana iki gihugu amaraso yamenetse muri iki gihugu ntazongere kumenekamo, kuko turi kuvuga rero ngo nta marira Imana itahanagura ku maso, nta gahinda Imana itamara mu mutima, umuntu agaseka mu gihe kitari cyo guseka, nta gishakwe Imana itakura ku muntu. Hari amagambo ari mu ngoma za mbere, ibice 4 umurongo wa 9 kugeza ku murongo wa 10. Ingoma za mbere ibice 4, ingoma za mbere ibice 4 ni amakuru y'umuntu witwa Yabesi, wavukanye izina ryitwa Gahinda. Yabesi bisobanura ngo agahinda, yitwa yari afite izina ribi risobanura ngo agahinda kuko ngo nyina yamubyaranye agahinda. Ingoma za mbere ibice 4 umurongo wa 9 kugeza ku murongo wa 10. Kadusome ngoma wa mbere ibice 4 kwera ku murongo wa 9. Yabesi yenese icyubahiro, yego, kandi nyina yamwise Yabesi, kuko yavuze ati namubyaranye agahinda n'umubabaro, namubyaranye agahinda. Yabesi atakambira Imana ya Isirayeli, yadusengira umva, yatubwira irumva, kandi ifite amatwi irumva. Atakambira Imana ya Isirayeli ati navuze ngo yatubwira ifite amatwi imakire irumva. Wabaye nasenge bwira Imana yawe, ubundi niko bavuga, uwishinya ririmbe, wabaye asenge, yatubwira ifite amatwi irumva. Yesu nashimwe. Amen. 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 Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Wabaye nasenge yatubwira ifite amatwi yumva. Umva uko yagenjereje Yabesi. Ati icyama ukama umugisha rwose, kandi ibintu yasabye Imana irabimuha. Icyama ukama umugisha rimwe, icyama ukama umugisha kabiri, ukagura imbago yanjye, icyama ukagura imbago yanjye gatatu, kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye, kandi icyama ukuboko kwawe kukabana nanjye kane, ukandinda ibyago ntibingereho kandi ntibimbabaze. Hanyuma hasi Imana ibigenze ite? Nuko Imana ibyo yayisabye. Amen. Yatubwira ifite amatwi kandi irumva. Yabesi yagendanaga agahinda, hakagenda n'izina ribi, hararigendana, hararibana, harariturana, kuko ngo nyina yamubyaranye agahinda mu izina. Bo twari kumwe Nyamata nibo nabwiye ngo abakibyara mujye mwita abana amazina meza. Ariko amazina arakurikirana, nabonye ko amazina akurikirana. Kera rero abantu bitaga amazina bitewe na situation barimo, batitaye kubiza kurikirana abantu. Niba sinzi uko byari byaragenze, kuko ni mukuru wanjye mukuru cyane ukurikira imfura, kandi ngende umwana wa 12.
ni mukuru cyane uretse ko atakiriho nyine yapfuye. Ntabwo nzi uko byari bimeze icyo gihe, ariko data agiye kumwita mwitambuza uko ngira. Ngo sinzi ibibazo yari afite. Ndabyibuka nari muto najyaga yaratuye kure y'iwacu, kuri buri gihe nabonaga bajya gushyingura. Yabyaye abana 8 bose bapfa, kandi nta mwana wapfaga wenda ngo arabyaye uwo mwanya arapfuye. No, baseka bagenda 8. Marerezoma utwo yabyaye nyuma afata utageza aho tugera. Afata tuboneye bukwe, afata tuboneye iki, twangavu tungahe 4, afara utuntu tw'utwangavu gutyo. Najyaga mbona iwacu bajya gushyingura, ndabyibuka neza nari muto. 8 abana ari bitambambuga, hari nabo yajyaga azana iwacu abahetse, kumva ngo bapfuye. Mbega 8 mbuze uko ngira. Data agiye kunyita neza, ntawe ukina n'Imana. Iri zina niyo ndigeranye mu mabanki, barabanza bagakangarana bati ngo iki, yabona nteze bitambara akavuga ati njya bindi barakore, vuga izina ryawe ariko kwawe. Yavuze ati njya bindi barakore bihangishijwe. Iyo nteze bitambara nyine nk'abarokore, akavuga ati njya bindi by'abarokore ni yayandi bavanye mu butayo ngo bitwa ba Debora, bitwa ba Esther, bitwa bandi. Vuga izina ryawe madame. None se uragira ngo mvugire itanditse mu ndangamuntu? Ati none se nibyo byanditse mu ndangamuntu? Fata indangamuntu urebe. Yayindi bise ngo bise ba Esther, ngo birita ba Debora, birita ba Mose. Nawe rero yagiye gukubitaho iki ngo ntawe ukina n'Imana. Ni ukuri kw'Imana nizyo zina Data yanyise riri mu ndangamuntu, ntawe ukina nayo. Ariko ni ntawe ukina n'Imana nyine. Ahantu hose barakangarana, mu mabanki barakangarana ngo uvuze ngo iki mata, subiramo iryo zina. Umuntu akabanza akandeba mu maso, uvuze inde? Buri wese araritinya akavuga ngo wakina nayo uyivanye he? Wagira ngo yarazi ko nzaba pastor cyangwa yarazi umuhamagaro wanjye. Amazina arakurikirana we, amazina agira gute? Yabesi riramuzonga, aravuga atari kw'izina gahinda, ubizina ryamvaho gute, nawe rishobora kukuvaho, nawe rishobora guhanagurika, amateka yahinduka, Data yayahindura. Amen. Yabesi afungibana ibintu. Umwenda wakingirije hera, watabutsemo, watakambira Imana kandi kakumva. Ifite amatwi kandi irumva. Yabwiye ngo icyambuka mu mugisha. Kabiri, icyambuka gura imbago zanjye. Gatatu, ukwako kwawe kukabana nanjye. Amen. Yesu nashimwe. Kane, icyampa ibyago bikamba kure. Hasi ijambo riravuga ngo Imana imuha ibyo yagize gute. Nta marira Imana itahoza, nta gahinda Imana itakiza, nta bihe Imana itahindura. Amen. Haleluya. N'iryo jambo nyirigishije Nyamata. Ejo bundi nejo ndi gutekereza ngo nzababwira iki uyu munsi. Imana irambwira ingarurira iri jambo, irambwira iti ubongere ubambwirira iri jambo. Nta marira Imana itahanagura ku maso, nubwo yaba amarira y'imyaka 30 Data yahanagura. Ntatinya kuvuga icyo azakora, kandi Uwiteka Imana nyine ngabashoboye byose. Amen. Warira na nyoko karira, ariko wagera imbere y'Imana, Imana ikayahanagura. Warira na mukuru wawe mukarirana kuko gukunda, ariko wagera imbere y'Imana ikayahanagura. Nta marira Imana itahanagura. Amen. Nta gahinda Imana itavura. Haleluya. Nta bihe Imana itagira gute, tahindura. Aya ni amakuru witwa Yabesi. Amen. Hanyuma Samweli wa mbere igice cya mbere ni inkuru za Hana. Ntabwo tuzisoma, gusa uzazisoma kandi turazizi. Samweli wa mbere igice cya mbere ni inkuru z'umuntu witwa Hana, wari ufite Penina ku ruhande.
mwene magambo wahoraga atoneka igisebe, kuko ni umunsi uhora batoneka igisebe. Amen. None se ejo bundi numvise amakuru ngo ku munsi wo kwibuka Roseti ngo ahantu haturikiye grenade. Iyivuze iki? Kwitaturitse no premier igaturika Roseti nyirizina yari yo gutoneka ibisebe. Kaba message mwagiye mubona se kikikana ngo tuzongere tubice. Akanuko akana gafite nk'imyaka 15 katazi n'ibya genocide, katazi kavutse nyuma yayo, ugasanga karanditse ngo tuzongera tubice. Kubera iki? Ibyo yumva nabanyina nabasinginga bitekerezo, ibyo yumvira kwishyika. Kandi babye temukaruga abana. Igihe kimwe umuntu usengera hano yigeze kumbwira ngo kera aya mashusho batarayavana kuri televiziyo, y'amashusho yo gutemagura n'ibiki byose bakiyerekana cyane, uretse ko byageze igihe leta ikayavana ikavuga iti hari abahungabana kandi batagira abari buba abatagira. Nk'umuntu wahungabana ari we muri salo ninde wamufasha? Inararibonye yayivana he ako kanya, ashobora no kugwa muri koma bagashyingura. Leta iravuga iti mwe mubyihoreye. Kera rero bakishyiraho biriya, yasanze umukozi ari kwigisha abana ngo akajya bereka ati bariya n'abahutu bariya n'abatutsi, bariya reba. Ariko umukozi ari kwigisha abana baramubwira ati mva ndakwiyamye wikomeza kundogera abana, ibyatubayeho bakamabwire ntibizabe ku rubyaro rwacu. Yesu nashimwe. Akana k'imyaka 15 kakandika message ngo cyangwa se ngo kuri pangarite ngo tuzongera tubice. Kana yahoranaga tari iruhande rwe kagutana akana kigisebe, hari cyo bita gutana kigisebe. Haya mu Bugesera hari itorero, hari umugabo uriye tuziranye usangira muri ADP. Jenoside itangiye batangiye gutemana, pastor yakusanyije abakristo mu rusengero aravuga ati muze mbabwire. Pastor arababwira ati rero murabona ibintu bibaye bya gutemana, muramenye mwebwe mutazagira amaraso mwishyiraho. Aravuga ati muri abakristo murabana n'Imana, muramenye mutazagira amaraso muvusha. Mudiakoni ashira urutoki hejuru. Diakoni n'umuntu nzi wabinyibwiriye, wari uhari usengera muri ADP mu Bugesera. Mudiakoni ashira urutoki hejuru aravuga ati mva kubwire pastor, ubwoko bw'abatutsi n'Imana ubwayo yabukuyeho amaboko. Byose uvuga n'ibiki? Diakoni wajya kwigabura agasangira na bene se? Diakoni wumvishe inyigisho Diakoni wasomye mu gitabo cy'Itangiriro akamenya neza ko Imana yaremye abantu mu ishusho yayo. Ati ubwoko bw'abatutsi n'Imana ubwayo yamaze kubukuraho amana. Icyakora amakuru mperuka icyo gihe yari ariho agororerwa muri gereza ya Ririma. Imana yakubabarira ariko ingaruka uzazirengera. Kwa wasengika kubabarira kavuga iti ndakubabariye mwana nawe, ariko ingaruka hari icyo bita uzasubisa consequence. Ingaruka imyaka 30-40 uzayirengera muri gereza nubwo Imana yakubabarira. Amen. Iki ni nk'umuntu wijandika mu busambanyi akarwara sida, Imana ikamubabarira icyaha cyo busambanyi, ariko sida akarwana nayo, imitari nayo, ukwezi kwa mbere ari nayo, 2024 mbega uzayinywa buziraherezo kugeza urundutse. Yakubabariye ubusambanyi ariko ingaruka uzazirengera. No kuvuga rero ngo nabo ngabo irababarira ibyaha rwose, kuko naho byatukura tukungo Imana ibasha kugira nka shereke, ariko ingaruka aho mperukira makuru yarari hagororerwa muri gereza ya Ririma. Ayo namakuru nzi neza umuntu yanyibwiriye tuziranye usengera muri ADP.
mu Bugesera. Yesu umva yewe Penina hano yafite Penina uhoratone kigikomere, ariko hano ageze mu rusengero mutambyi Eli aravuga ati umva ndaje gukora icyo gishakwe n'Imana ikora y'ibishakwe, n'Imana yiragiza agahinda, n'Imana yiragiza imibabaro, nta marira data atahanagura ku maso, nta gahinda Imana itavura, nta bihe data atahindura. Amen, haleluya, 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 bwoko bw'Imana, haleluya. Abantu baje badaseka ariko bageze hano baraseka. Yesu nashimwe. Ndibuka umwana umwe wigeze kunsanga no kurihimba arambwira ati yasengeraga hano, arahateranira ariko afite igikomere. Ansanga kurimba amateraniro arangiye ati iwanyu haba haherereye hehe? Ndahamubwira ati ntabwo ari wowe. Arambwira ati rero mama ngo yavukaga ku Gikongoro, ariko nabonye ifoto ye mbona usa nawe, niyo mpamvu maze igihe nkwitegereza ifoto ya mama banyeretse, urumva nta zina nyine, hari ukuntu mbona ujya gusa nawe, ariko we no ku Gikongoro. Ndamubwira nti ntago mvuka ku Gikongoro. Arambwira ati noneho ngiye kugusaba ikintu kimwe, niba utanavukayo wambera mama. Ahanga kuri hibi Cecile ari muri aya materaniro. Cecile wahoze mu volontaire yateranye hano. Uriya Cecile ngo bamuvanye ku ibere rya nyina bamaze kumwica. Cecile wo mu volontaire nawe yakizageze hano, akajya tureba hano ku ruhimba akavuga ati aba mama bameze ndumva baba mama. Ati nakwitegereza mama tumuku nkumva usimbuye mama, nakize ngeze hano. Niba ngo yaririrwanaga ifoto, niba agafoto ngo yirirwanaga akagendana, sinzi ukuntu yambwiye ngo agafoto yirirwaga agendana agafoto karabaye ifoto. Arambwira ati ifoto nayirekuye maze kugera hano, nakureba ku ruhimbi nkabona waba mama, iyi foto nyirambika hasi. Uwo mwana w'umukobwa arambwira ati none se mama tu wanyemerera ukambera mama? Ndamubwira nti icyo cyoroshye, kukubera mama rwose biranyoroheye cyane, nta kizami gikomeye kirimo. Urumva amateka abantu bafite. Abantu barakomeretse, abantu bafite ibikomere babana nabyo, kandi mujye mubumva, tugasuzugura mugenzi wawe mu kibazo afite, byo muba hafi, umwegere ariko mama Jani tuzasura nababwiye. Umugabo yapfuye muri jenoside yakorewe abatutsi, baramutegwa amaguru areba, asigara n'utwana dutatu. Iyo mwitegereje buri gihe nice hano nkamwitegereza mu materaniro, afite igikomere mama Jani, kandi azarinda bamushingura kitara ntabwo cyava kuvamo. Na amateka adashobora gupfa kwibagirana, nubwo ntabwo abantu bibuka kugira ngo bagire inzika, ariko ntabwo wategeka umuntu ngo bivuye mu mutima, ibyo ntabwo byabaho. Gusa ntabwo abantu bibuka ngo bagire inzika, nta n'inzika abantu bafite. Penina kana nawe yarafite Penina uhora musogota. Tagahinda Imana itavura, nta bihe Imana itahindura. Kandi
nta marira Imana itahanagura ku maso. Magambo ari mu gitabo cya Mariko bice 12:34. Yesu nawe yigeze kugira agahinda gasaze mu mutima we. Mariko ibice 12:34 ni Imana igitangira imbaraga. Yesu nawe yigeze kugira agahinda gakomeye. Mariko ibice 14:34 nigiye Yesu yabwiye abigishwa be arababwira ati ndumva mfite agahinda kenshi cyenda kunyica. Niko yabwiye abigishwa bigiye yajyaga gusengera ku musozi Elayono. Abwira abigishwa be ati tumuga mujye mwegera bene so abo muzi bahuye na situation nkizo mubahumurize ukamwitaza ariko ngo wigereyo cyane mwihorere umucamazi zamvugo zo mwisi umucamazi kawa wamubwiye ngo irwarize genda wirwarize oya mujye mwegera abantu kandi mubahumurize apana kumufata nkaho agomba kwirwariza nyine. Bakeneye humure, bakeneye abantu baba hafi kuko ziriya ni impfu zidasanzwe urw'ikirago ubuzi ko umuntu ashobora kugenda. Sibyo mama Mugisha, iyo warwaje buryo ubuzi ko umuntu yagenda. Iyo warwaje witegura ko umuntu yanapfa ukabyitegura, noneho bishwe nabi. Cyo ni cyambere impfu zitunguranye abantu abo muturanye nezinze kuyindi karabu kwitemera. Nzu umugabo umwe watanze umugore we ndamuzi neza nawe ndamuzi neza ntabwo ari inkuru mbarirano. Bageze we uwo mugabo yari afite umugore uhigwa. Bageze we aramuhamagara ati nyirakana sohoka vuba, ngirira vuba sohoka. Arongera ahamagaye ati yewe nyirakana sohoka vuba, kandi nudasohoka ndaza nkwisohorere. Umugore arasohotse baramutemaguye bamukema ibice. N'abana babivugaga, n'abana babivuze nyine, abana bari bahari. Nyiruguhirwa yari uwo nyine nyakamwe arasohotse bamukema ibice 3 baragiye bashize aho ngaho. Umugabo aramubwira ati sohokera mu nzu vuba. Umva nishyano n'amahano n'ishyano rikomeye. Niyo mpamvu warwaye urarwaza. Narindi kuvuga ngo mubabe hafi mureke kubitaza kandi mwere kuba abantu bindeba. Ntukarebere ku munsi wa mwene so, munsi yagiriye hamakuba ntukarebere. Amen. Ba Sandrine abangaba, Sandrine uwo muri korali hajya mwasigaye muri bangaye? 2 gusa. 2 tumananye igihe uyu nguyu na karumuna cye kabahanze aba rudori. Tumananye igihe uwo mwene data timukabitaze we ngo birwarize oya. 2 gusa na karumuna cye kabahanze uriya Sandrine. Umva turi mu magambo avuga ngo tagahinda, ariko Sandrine araseka. Sandrine yarabyaye, murumuna we yarabyaye, barashatse babaye abagore. Sandrine nawe ntabwo byari byoroshye. Yesu rero nawe ku musozi Elayono yasenganye umubabaro, haravuga ati Mana abwira abigishwa bati ndumva mfite agahinda cyenda kunyica pe. Na Yesu yagize agahinda, yaragiye kumwera kuri kiriya gikombe. Hamaze gusenga Imana iramubwira ngo igikombe urakinyweraho ndakohereza imbaraga zo kugufasha. Amen. Njya nkunda kuvuga ijambo rikomeye kandi rifasha abantu mu bihe nkibi. Imana yemeye ko ibintu bibaho n'ibindi irabyirengera. Niko bimeze. Amen. Imana yemeye ko ibintu bibaho n'ibisigaye igira gute? Irabyirengera. Mu yandi magambo izi ukwiza bigeze. Iri jambo nkunda kuribwira abapfakazi
iri jambo nkunda kuribwira nkunda kurivuga ku kiriyo. Iyo Imana yemeye ko ibintu bibaho n'ibindi igira gute irabyirengera. Yesu aravuga ati mfite agahinda cyenda kunyica. Amen. Yesu nashimwe. Haleluya, haleluya, amen. Amagambo nsorejeho ni amagambo ari mu gitabo cy'abacamanza bica 11. Ntabwo tuyasoma. Ni inkuru z'umuntu witwa Yefita wavutse nabi akavuka mu mateka mabi. Abacamanza 11, amakuru y'umuntu witwa Yefita wavutse nabi. Njya numva ngo hari amasosiyasiyo y'abana bavutse ku babyeyi bafashwe ku ngufu, ko no kuvuka nabi. Amasosiyasiyo abacamanza bica 11. Mama Mugisha muraza kubisoma. Ni inkuru z'umuntu witwa Yefita ngo avutse ari ikinyendaro. Amaze kuvuka yavutse kuri maraya ngo avuka ari ikinyendaro. Amen, haleluya. Abandi bana ngo bakajya bamuteragana bakamubwira bati wowe nta mugabane ufite mu rugo rwa data, nta mugabane ufite. Amen. Icyambere agahinda Yefita yari afite. Icyambere uko yavutse. Kabiri yarazi inkomoko ye. Amen. Gatatu nta mugabane yari afite muri bene wabo. Yesu nashimwe. Amen. Ushobora kubura umugabane wanyu, Imana ikaguha umugabane. Wabura 8 w'ababyeyi, Imana ikaguha 8. Yesu nashimwe. Wabura ihumure ry'ababyeyi, data akaguha ihumure. Amen. Icyambere uko yavutse. Icyakabiri yarazi inkomoko ye. Kuko bamwe bari kuzenguruka kuri za YouTube akavuga ati sinzi aho nkomoka, sinzi aho mvuka. Amen. Icyagatatu Yefita nta mugabane yari afite muri bene wabo. Njya kukubwira ijambo rivuga ngo wabura 8 wanyu, Imana ikaguha 8. Yesu nashimwe. Haleluya. Wabura umva ibyo dutunze ababyeyi babikoze, ibyo dutunze ntabwo ari bene wacu babiduhaye kubera Imana. Yesu nashimwe. Wabura umugabane wanyu, Imana ikaguha umugabane. Wabura gakondo yiwanyu, Imana ikaguha gakondo. Amen. Haleluya, haleluya. Nta marira Imana itahanagura, nta gahinda Imana itavura, nta bihe Imana itahindura. Yesu nashimwe. Yefita yari afite agahinda. Yefita yagendaga afite agahinda. Icyambere uko yavutse. Icyakabiri, amina, icyakabiri yarazi inkomoko ye. Icyagatatu, amena, nta mugabane yari afite muri bene wabo. Yesu nashimwe. Ariko igihe cyarageze Imana ibana nawe. Abamwenze baramugarukira. Yesu nashimwe. Abamwenze baramubwira batumva ngo aragenda agira imbaraga, agwiza imbaraga baramukenera. Ibuye bubatsi banze hari igihe bishobora kuba rikomeza imfuruka. Amen, amen. Ibuye bubatsi banze hari igihe byagira akamaro. Uwo bajugunye, uwo bateraganye hari igihe yahinduka umumaro. Utagira kivurira hari igihe yaba umumaro. Utagira shinge na rugero hari igihe yaba inkingi ikomeye. Yesu nashimwe. Amagambo yanjye agarukiye aha. Wari ubabaye nakomere, wari ubuzihumure nahumurike. Magambo ari muri Yesaya 40. Magambo avuga ngo muhumurize abantu banjye, mubabwire iby'ururutse umutima. Amen. Kandi mubambwire ko amarira yabashize ndetse n'intambara zabo zirangiye. Muhereze Imana icyubahiro. Yesu nashimwe. Haleluya. Hari ijambo rivuga ngo uriho ugihumeka amateka yahinduka. Kandi nta kidashoboka. Hari umuntu harakana nabanye kuri WhatsApp mu gitondo kavuze ngo impano ikomeye wakwifuza nuko buriho, kuko uriho ibintu byahinduka. Uriho, amena, amateka yahinduka. Impano ikomeye ya mbere nuko buriho. Yesu nashimwe. Wari ubabaye nishime, wari ukomeretse igisebe Imana yacyomora, wari ufite imvune Imana yayivura. Yesu nashimwe. Yesaya 40. Amagambo ngo muhumurize abantu, mubwire abantu iby'ururutse imitima, mubambwire ko amarira yabarangiye kandi mubambwire ko intambara zabo zishize. Muhereze Imana icyubahiro bwoko bw'Imana. Nta marira Imana itagira gute itahanagura, itahoza. Nta gahinda Imana itagira gute itavura. Kandi nta bihe Imana itagira gute itahindura. Imana iduhane umugisha. Amen. Imana